Fidel wa Yesu urumva aramubwira ati perezida mfite offre nyinshi z'akazi sibyo bivugwa ko harimo n'iya ligue nyuma yuko Jonathan agiye bashakaga umuntu umusimbura kandi ligue nayo inshingano zayo zikomeye ni ukumubiriza amafaranga buriya kandi nicyo kintu azwiho anashoboye kuba yakora imishinga kuba so akavuga bati wenda bamukenera no muri ligue n'ahandi jewe hari nabigeze kuncaho bansaba umuntu umeze gutyo ndamurekomanda muri company imwe hano nini cyane arabyanga kandi yari ku mafaranga menshi bamuhaga miliyoni n'igice ngiye niko bambwiye iyo company kuko urumva babimbwiye bashaka bambaza niba naba interest babwira ko ari interest bansaba kubarekomanda umuntu bavuga ko bahemba miliyoni salary ya miliyoni n'igice hatarimo ibindi donc ibindi byose atari net sawa kandi na open contract so ndabimu proposa arambwira ati nzakubwira ati nyuma arambwira ati naganire na president ntabwo mfite gahunda yo kugira gute urumva imyaka umaze n'abantu bose uziranye nabo kuba company yakurekomanda umuntu ukahita utekereza umuntu uko usikari icyo ashoboye kwanza muri ibyo bintu numvaga izo vuruguruvuruguzi uko ashaka kuva muri Rayon Sport numvise iyo opportunity ndayimupasa ndayimuha nabikwereka arangije nabikwereka arabyanga so numva ashobora kuba rero ari umureyo nese umuntu ubona izo offre kuko izo offre ndumva ayo mafaranga atahembwaga muri Rayon mbere yaba ari umureyo kuko umwanya yakoraga ntabwo wasabaga kuba ari umufana abantu bakwiye no kuyirenga kuvuga ngo umureyo abantu bakwiye kureba icyo wazanira iki oya nyine ibyo bakaba aba professionnel ndibaza urumva ukurikije ibintu yigomwe oya ashobora kuba ibyo simbihamye ashobora kuba yaravugaga ati wenda muri Rayon Sport nubwo ayo mafaranga atagera cyangwa se wenda aranagera sinza amafaranga ahembwa muri Rayon ariko harimo avantage nyinshi wenda sibyo mfite imodoka y'akazi wenda mfite essence mfite wenda se ni n'ikipe ituma umenyekana n'izina ryawe rikaba rinini ikindi ukomeje ku kintu cyiza kare abantu bakarebye professionalism y'umuntu kurenza uko bareba nguri iki gusa kubanza akazi ka polisi ngo kubanza akazi ka polisi bireka ibihuha ariko karenzo wanza akazi ka polisi ibihuha yes ibyo ni ibihuha arakanga ibyo ni ibihuha sibyo ibyo ni ibihuha kandi nese ari umupolisi ariko karenzo yafana polisi ariko ni ibihuha byahonga ntago ari ibihuha nabibwiye n'umuntu wo muri polisi ndani ko na salary bari bayiguhaye mwivuge se reka nyihorere okay nkuko wakanze nyihorere okay twikomereze cyane sibyo njyewe mfite principe zanjye sibyo ariko nta muyobozi wa polisi ndishana nawe ngo mvugane nawe by'akazi ababimbwiye ni abandi bantu batari abayobozi ba polisi arakomeye uriya mugabo ubuse tumuvuge simbi oya byihorere kandi urara winjije rikari muri polisi reka twikomereze muri Rayon urumva so namenye akora akazi ke nta kibazo aza kuganira na Jean Fidel icyo gihe aramubwira icyifuzo cy'uko yatekereza ahandi kuko abona atangiye kuba ikibazo muri Rayon Sport ariko kugeza ngaha kubisobanura ndumva namenye ari umutagatifu oya ahubwo ndumva afite n'urukundo rw'ikipe n'urukundo ariko ikigoye kumva ni uburyo umuntu yanga ibintu bikubye byabonaga kugira ngo yigomere ahantu muri Mondarabe kuko namenye yaje muri Rayon nk'umukozi nkuko yabaye muri Kiyovu nk'umukozi uzi icyo akora nkuko yadirinze na za Bugesera nkuko n'izindi kuba byagezeho rero anangira none se muri Kiyovu ntiyakuriye marketing kuki atagumye muri Kiyovu se kandi yabonye akazi muri Rayon namenye yamenyanye n'umuntu bita muri ibyo by'akademi afite akademi Kacyiru naho yamenyaniye n'abantu bitwa ba Kayisire sibyo Kayisire wari vice president muri Rayon Sport bagitorwa bamupropoza kumuzana nk'ushinzwe marketing
nibo bamuhuje na Jean Fidel bamupropoza akazi ka marketing. Ubwo ibyo byo byose Kiyovu nta mushahara yari afitemo, yakoraga amadiro wenda kuvuga ngo nzanye akazi nahembwa gutya, bo bamuha akazi kari permanent. Retired Jean Fidel ashima imikorere ye, amukura kuri marketing amugira umunyamabanga, sibyo? Ntabwo iby'ubutagatifu n'ibyawe sinigeze mbivuga. Nakubwiye ngo ashobora kuba njyewe ndimo ndavuga oya iby'icyasha n'ibindi, nakubwiye ngo niba bihari sijye ukwiye ushinzwe kubyevariwa ni Jean Fidel. Niba yaramwevariwaga akamupromotinga, niba yaramusezeraga ahubwo akamubwira ati gumaha, ibyo twakabaye tubibaza Jean Fidel. Ubwo rero ntituzongere kugira umuntu tunenga nko kunjya nenga Katibu hara muri Ferwafa kandi hari perezida we, ubwo tuzatuvuga abakuriye ibyo bintu bonyine. No ibyo bintu biratandukanye. Ntabwo nenga Katibu ntago ashyirwaho na board cyangwa n'urwego rwa Premier League, sibyo? Cyangwa na Excom ya Ferwafa. Niyo ninde unenga Katibu ntanenga perezida we? Sure. Ubwo ni wowe. Nahise ko perezida ashyiraho SG. Sindabi. Nahise ko perezida ushyiraho SG. Niba ujya unenga kamarade ukavuga ko perezida ari sawa, ni serivisi mu ibyo ni ibyawe. Wasigiyeho ukanda ibyo uri kuvuga, uvuze ko Excom ishobora gutora kamarade. Ariko urimo urananyumva nabi. Sinavuze ko Patrick ari umwere, nakubwiye ko ari umukozi wa Rayon Sport. Kuko ari uti avantage hari mu bajyo yagiye ashinjwa ntanahagazeho ge, bavuga ko muri uko kuba yatsimbarara akabona akazi keza ntakajyemo, ari uko yabonaga n'izindi ndonke ku ruhande muri Rayon nk'izijyanye no ku bakinnyi nk'ibyo. Nyine ibyo umuntu wese uri mu mupira biravugwa, ariko iyo utafite fact biba ari speculation, abari ibihuha, sibyo? Biba ari ibihuha, kuko Jean Fidel abona ko kamuha amafaranga yo kugura abakinnyi akayarya, sibyo? Akaza abakinnyi badashoboye yamuhaye amafaranga yo kugura abakinnyi bashoboye, sinibaza ko yamubwira ngo guma muri Rayon, kuko nawe bimuteza ibibazo. Kucikamo yarya amafaranga ntabwo ushobora kumenya uburyo yariyemo, biza bya bimeze neza rwose, ibintu byose ariko Regi uvuze ngo yariye, ariko nemeza ko hari inyungu yabirenze n'urukundo rwa Rayon. Niba ari rwo mwavuga ko umwanya yari afite si umwanya w'urukundo, siko bimeze, si umunyamuryango, n'akazi. Ariko akazi kose kagira opportunity. Bari Nyanza abanyamuryango babwiye perezida bati Patrick arya amafaranga yarakiritemo, sibyo? Yarababwiye ngo kugeza uyu mwanya turi hano nk'abanyamuryango, nk'abayoboye ikipe ya Rayon, nihagira ikimenyetso kimwe, sibyo? Kayarya abakinnyi muganira nabo, sibyo? Wabona ibimenyetso ntiwabura n'abakinnyi bagiye bakava muri Rayon bafite kontra, byibuze bazi bakavuga ati akiranye kwereke Patrick yandiye miliyoni 2 kuri kontra cyangwa miliyoni 3 ukuzi Rayon cyangwa yansabye iyo kubwiye kumunwa nabimenyetso kontra kumunwa nabimenyetso. Ubu ngubu aba bafata umwanya nko muri mukuru ya Mutara munyine twaze tuvugaho bakavuga no kubandi bagiye bashinzwe byo mu makipe ko nta proof iragaragara. Impamvu babivuga ni iyi, uko iyi sport yacu irakennye. Umuntu wese uri mu ikipe ari mu rwego rwa transfer nta munsi n'uyu numwe, no muri APR biravugwa kwanza, no muri polisi barabivuga, no muri Kiyovu umuntu urimo wese nawe bagukize mu mwanya runaka ufite aho uriye na transfer hagomba kwitaza abandi banavuga ko ari amafaranga. Jean Fidel sindasubizwa ku kibazo nibajije kuva kare kuki nyine yabaye branded. Nukuvuga ngo jewe sinanjye sinemera ko ari umuntu mubi, nk'umuntu mubi ansu, gusa nemera ko ashobora kuba byaranze kandi ari mu ishusho riri tekiniko ryakunze gutuma bikunda. Ubajije ikibazo cyiza kuki yabaye branded. Abantu bose hafi orasi bose kuki majority ari no mpamvu agiye, kuko pressure y'umuntu umwe 2 3 4 5 batarenze 20 cyangwa 40 muri